nukuri ari igihe umucamanza baca Inkonizamba pe baca Inkonizamba bamuca ayo mande ari igihe yasubikirwa kuko reka nkubwire deja yize sibyo yize umva ntacyo atabonye nta kintu atabonye sintekereza ko Divine mbere yuko aba Miss yari umusazi nk'uko yasaze siko ibyo bintu haramuburiye no kuba waravuye muri Miss Rwanda ntekereza ko no kumujyana mu rukiko n'ubwende Divine akeneye kujya mu rukiko babyojeho kuri Misimweto ariko mu by'ukuri n'igihe cya mbere byarakozwe. Aha Fande yagarutse kuri inshuti Divine Muheto agira uti twamugiriye inama ariko kubyumva no kubishyira mu bikorwa ni inshingano z'ubiteze amatwi yagombaga gukorera perime kuko iyo habayeho guteshuka uba ugomba kubikuramo ingaruka. Ntabwo icyo gihe bamuritse ngo tahe ntabwo yigeze arekura ngo atahe agende ntabwo byabayeho wenda nawe yazabibabwira ni naho iyo nama yatangiwe kandi iyi nama zarimo nuko atagomba kujya atwara ikinyabiziga bisindisha inama yari uko agomba kwiga gutwara imodoka akabona perime akayitwara ifite uburenganzira iyo nama zari zihari ariko kubyumva no kubishyira mu bikorwa ni inshingano z'uduteze amatwi uwo tubwira iyo igihe cyageze rero agahitamo kuteshuka tuzajye twemera ko umuntu agomba kwirengera ingaruka cyane cyane wagize amahirwe yo kwigishwa gusobanurirwa ukongera ukabirenga ukabisubira icyo gihe nyine birumvikana ko ibihano bizamuka bikagera ku rundi rwego rukwiriye kubera n'amategeko. Ibitekerezo bya bamwe usanga bifuza ko yababarirwa aha ni mushiki wa Deben agira uti nibaca Inkonizamba kuko niba ari isomo yaribonye nukuri ari igihe umucamanza baca Inkonizamba pe baca Inkonizamba bamuca ayo mande ari igihe yasubikirwa kuko reka nkubwire deja yize sibyo yize umva ntacyo atabonye nta kintu atabonye warubizi ko ubwo igihe bazamusomera ku itariki 6 harimo ikindi cyumweru ubwo araba amaze 3 weeks yego shano kuri rwose Imana imworohereze pe ariko byakubabaje byambabaje. Sikovia nawe akibibona yagize ati dutewe ikimwaro no kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 20 bamufata ngo yasinze kuko birababaje. Sintekereza ko Divine mbere yuko aba Miss yari umusazi nk'uko yasaze siko ibyo bintu haramuburiye no kuba waravuye muri Miss Rwanda ntekereza ko no kumujyana mu rukiko n'ubwende Divine akeneye kujya mu rukiko akeneye kujya bari cy'amategeko ategeka guhakana se ko atagonze guhakana ko atanyoye cyangwa kwemera ngo bamufunge gukurikiza procedure ariko dutewe ikimwaro kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 20 ari ku binyamakuru ngo yatwaye wonyine buriya bavuga ngo bamufasha twayatagira ibyangombwa. Tejara nawe akibibona yagize ati nta mubyeyi wifuza kuba yabona umwana we hariya ndasenga Imana kuba yakorera mu bayobozi wenda bakamuha amahirwe ya nyuma. Ngo duhana umwana wawe muri gereza si heza niko ako kantu karahaye mufishe naga posting bivuga ngo nta mubyeyi wifuza kubona umwana we hariya. Ababyeyi bose rero bari bafite abana uzi agahinda k'umwana basenyera umugozi umwe bagasengera cyane mama uriya mwana ariko ngewe nk'umubyeyi aba nasaba Imana cyane Imana ko yakorera mu bayobozi bakamuha last chance yo kuba yakwitekerezaho akisubiraho akamenya ko yakosheje kuko guhita bamukubita kiragirano kimwe ubwo tutari ubwa mbere ko gufungwa si ibintu byiza cita amprise ku mwana w'umukobwa bamurebeye ikintu kindi cyatuma ajya hanze noneho ababyeyi bafite ubumenyi nanjye ubwanjye ndi tayari naramuka nyine cyane ubwirene kwangiza ubuzima bwawe. Njye cyo ntekereza ubu ngubu ntekereza ko bakwiriye kumuha baca Inkonizamba kugira ngo abere abandi urugero banamukoresha bashobora kujya mu masezerano akagerageza muri gahunda ya Tumwerese akaba ambasaderi wa Tumwerese
uretse gato ntabwo ndi bukwe influencing ubutabera ariko ntekereza yuko kugeza uno munsi wa none bashobora kumuha community service sibyo yo kujya ku mateleviziyo akangurira urubyiruko kunywa less. Yes, mukuri pe tugerageze kureba ibihano bya community service bitandukanye kuko uyu munsi wa none gufunga Muheto rwose hari ibintu byinshi cyane nino minsi amazemo n'ubu butumwa birereka abantu benshi. Yago akibibona yagize uti birababaje ariko nta muntu nakwifuriza gereza, sinafunzwe ariko nasuyeyo benshi. Ko Muheto n'umwana w'igihugu, Muheto n'umunyarwandakazi, Muheto ni Miss. Ni Miss, uyu ni Miss Rwanda, ni Miss w'igihugu. Tujye tunanyuzamo ariko tunatanga byibuze niyo credit, tunubahe n'uwo muntu byibuze tuvuge ngo uyu muntu araduhagarariye mu bihe byashize, aduhagararira nka Miss Rwanda. Nta muntu ngiye nifuriza gereza, ndabibabwiye, this is my word, nta muntu n'umwe nifuriza gereza kuko gereza sinafunzwe ariko gereza ndayizi, narayisuye, nanaganiye n'abantu benshi bo muri gereza cyangwa babaye muri gereza. Rero iyo mbonye umuntu wifuriza undi gereza bitamenya ko uwo muntu ari mubi. Ngewe iyo mbonye umuntu arimo kwifuriza mugenzi we gereza mitambona ko uwo muntu ari mubi. Bamenya aragira uti ushobora gusanga hari icyo yahungaga cyari bumubere kibi kurushaho. Ushobora gusanga Muheto yaragonze umukindo n'ipoto bikamurokora akabanywe n'inzoga afite icyo yahungaga noneho cyari kuba kibi kurutaho. Yego, ashobora kuba Muheto ari mu kabari afite ikigabo kirimo kiramukurikirana gishaka kugira ngo kimumereye nabi, kiribuza kumukubita puncenje ari nicyo cyamuhasi inzoga. Noneho ugasanga Muheto ahunze rwa rugamba rwo puncenje. Jojo and Bella nawe yagize uti sinumva ukuntu Muheto atagiraga perime n'igihe yaramaranye imodoka. Ntiwambwira ukuntu nka Muheto rwose ntabwo ndabyiyumvisha. Umuntu ugerageza kubyumva aze kunyandikira muri commentaire. Ntabwo wambwira ukuntu umuntu nka Muheto yaramaranye imodoka imyaka 2 yose ayigenderaho atagira perime. Bana hano hanze bafite izo perime batagira ko kazi bashinzwe gutwara bene abo bantu basinze. Kuba umwana wa Fande ufite imodoka, burya ufite imodoka, burya Muheto wenda yaramenyereye n'imodoka, abenshi bagorwa no kubona perimi kuko wenda yabuze n'amafaranga yo kujya kwiga. Umuntu afite ubushobozi bwo kujya kwiga imodoka akagira imodoka ashaka kwimenyerezaho mu gihe yamaze kuyimenya. Kudakorera perimi bivuze iki? Azize kuba yatwaye imodoka adafite ibyangombwa cyangwa se akaba yakoze impanuka afunzwe. Ibi ndabivuga mbisubiremo kubera ko ibyo yakoze hari benshi babikora, agiye kuba intangarugero. Niyo mpamvu duhora tubwira abasitari ngo nta musitari ukosa, umusitari akwiye kuba intangarugero. ariko muzi ko icyo kintu cyitwa ubwiza ari nka bombo nyine unyunguta. Narababwiye nti aba bana murimo kubaruga mbere yo kujya kunywa ibiyobyabwenge bifatika by'inzoga n'amatabi n'ibiki n'ubusambanyi bya hato na hato. Wamaze kumuha ikiyobyabwenge cyo kumwica mu ntekerezo ko umuha ibyo ataruhiye. Uragira ngo ubone iki kindi? Umwana ntapfa mwiterura. Ibyo bintu se ntabwo ababyeyi babishyigikiye. Hanyuma polisi sirarwana n'ikijya gufata bene abo ngabo. Ibyo bintu ikintu kimbabaza nka Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda, nk'umupfumu, nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, ibintu nk'ibyo bikaba mu gihugu umwaka umwe 2. Mekina waragira uti ndimo ndabikurura nkumva ndababaye ku bwanjye, ndumva bamubabarira, n'ukuri nibamubabarire. Ubu ndi kubikurura nkabona kuntu ari kurira, ariko se noneho umu public figure nkuriya nawe noneho ikintu nekereje wese we ibaze niba mutwara amageragere bakogosha uriya musatsi barira nabyo bamubabarira. Gusa nkanjye rwose uriya mwana iyo murebye nkamureba bamubabarira pe. Simpamya ko uriya mwana yafungirwa muri gereza Prince Kid yafungiwemo. Muheto banywa Hennessy cyangwa n'izindi nkizo bakanywera Atelier Divin, umuntu tarahanywera wenda agira ngo igiciro cyawo wakigonde. Wewe umuntu tarahanywera agira ngo nakabari nk'utundi. Niba kubwira Atelier Divin cyangwa se Green Lounge ujye umenya ko n'utubari tujyamo abantu naho abakomeye yaminiye. Mbere yo gutwitinga abantu banywa icyuma na za nzoga numvishe ngo bita ngo muhenyina na za dondo bwonko cunga umuntu n'abatari bushizeho imbaraga. Niba mbyumva neza urashaka kuvuga yuko Muheto ashobora kuba afite depression?
none se afite depression irenze y'abashomeri, afite depression irenze y'abashonji se, afite depression irenze y'abantu usangana n'uyu munsi uretse no kuba yabuza y'ubugari azi ko na nyina yambaye ubusa mu cyaro. Rimwe na rimwe nituje tuvuga tujye twibuka ko turi kuvugira mu gihugu, tuvugira igihugu, kuvuga ko ari mwiza, kuvuga ko afite ikamba, kuvuga ko avuka mu bakire, ni kubikurahe nimba atibana. Dore ko no kwibana ubwabyo uri questionable, ariko byo byaba myaka 24 cyangwa 22 ntago ari mikeya. Ariko aramutse mubana agasohoka mu rugo atwaye imodoka bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu umwaka ukarangira, kigiye nta nubwo nakibaza ku mwana, nakibaza ku mubyeyi. Yego, ese umubyeyi wishyizemo yuko afite perimi donc like nta mwana wagira perimi umubyeyi atabimenye. Ngo abandi banyarwanda bose bafashe barabaganiriza badafite perimi, bagonze inzu ko nabonye yari yanayangije hafi kwinjiramo imbere, bamwake n'ikamba rya Miss Rwanda. Oya iryo nizeye ko atakirifite.